Hello guys, ese wari uzi ko nkuzaniye VPN iguhanjirwa imwe ya buri munsi? Wewe ikintu usabwa ni ugukurikira ino video step by step ntihagire n'akantu na kamwe kagucika. Iyi VPN ikintu isaba ni ikintu kimwe gusa, display over other app. Iyi feature bayita display over other app. Iyi feature niba telefone yawe itarimo kandi telefone yawe ikabikoresha mega za MTN, ndavuga wenda urugero ikosora plus rwose mwemerewe kureba kuba mwari bino video. Niba ukoresha Airtel Imagine wakagombye ko wasikororenze wigenda, ariko niba uzi ko telefone yawe ikoresha mega za MTN, wino hano nkwereke VPN iguha mega 1024 bro. Mwebwe ikintu usabwa ni ukureba video mpaka irangiye, nta kindi, hatagira akantu kagucike cyangwa ngo wihutishe uraba uhombye. Ikindi kandi nubona ino video igushimishije wibuke gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatagira ikindi kintu kijya kigucika. Ubwo kandi twatangira. Okay, kugira ngo noneho mwizere ko ibi bintu binakora, kugira ngo mwereke ko ibintu byizewe, dore amayinite ngaha. Nta mayinite ariho, hariho 0, ahubwo dufite ideni. Nta mayinite ariho, nta na mega ziriho ngo wenda ngo nizo tugiye gukoresha ngo tubabeshye. Ekareka hano harimo simukadi imwe ari iyi ngiyi, kugira ngo noneho ahangaha niturangiza kubereka, dore application iyi bayita Nshuti G5. Iyi application ndaza kukwereka ahantu uri buze kuyikura iyi video nirangira. Nyikiritseho urabona application uza kuyifite, urahita uyikirikaho, uhita ukanda hano handitse OK. Noneho bakujyane muri display over the app. Noneho niba telefone yawe ikoresha mega za MTN ukaba udafite iriya feature, ino feature yitwa display over app, ugiye kujya muri description urebe video irimo, video na link irimo uyirebe, iragufasha gushiramo ino feature. Numara gushiramo ino feature ugaruka. Iyo feature ndimo nkubwira ni ingenzi kuko hari n'ibindi bintu byinshi zagufasha. Hari ama app benshi wajyaga gukoresha bayikwereka kubera nawe ufite ugahita uyatsiba. Ku bantu batazi ino feature nyine ni ukuntu ushobora gukoresha application hejuru y'iyindi. Urugero ugakoresha file uri kureba video, noneho uri nko kuri Facebook, urugero WhatsApp ukayishira muri screen ukaba wakwigira nko kuri YouTube. Ibintu nk'ibyo nyine kabisa abantu babizi, ndakeka turi kugenda. Ikindi kandi iyi feature ni ingenzi, ntabwo irabigufashije ubu ngubu gusa, kuko ngo ndabizi wari uyikeneye niba phone yawe ntayibamo, ariko ku bantu nyine bafite amafone irimo bo ni gutya barabikora nk'uko natwe ukuntu turi kubikora, bo nta biroroshe nyine. Ubwo ngubwo mbashatse kubafashiriza icyarimwe ngo tubivireho rimwe. Iyo video nizeye ko iragufasha kuko nanjye ya feature nayishize muri Airtel Imagine. Murabizi ko muri Airtel Imagine ya feature naho nta nyibamo. Noneho twe ibyatuzanye si ibyo ngibyo, reka twikomereze na VPN yacu. Urabona ni zero kabisa, ahubwo twe dufiteho n'akadeni. Noneho urayikirikaho bakubwira hasi ngo VPN is prepared. Noneho urabona ko ya feature nababwiraga iyi display over the app, urabona ko ari twebwe iyi phone yacu ariko iyi feature irimo. Urahita ukanda kuri random, numara kuhakanda urahita ushyiramo random. Biriya bihugu urabyihora muri random, ushaka ugenda uyizuminga uhita ukanda hariya kuri start. Urabona ko bitangiye kubara, byatangiye kubara kabisa. Noneho mu gihe byatangiye kubara VPN yacu ubwo yabaye connected. Urabona hari hejuru yamaze kuba yanajyaho. Noneho wewe bikimara kuba connected, ikintu urakora ni ukujya gukoresha mega zawe nyine. Guys, iyi VPN ikorana na MTN gusa. Niba ukoresha mega zawe, ukoresha internet ya MTN rwose, weho iyi VPN iraza gukora, ariko niba ari Airtel wakishe. Iyi VPN ikorana na MTN gusa. Niba uzi ko ufite phone ikorana na internet ya MTN usibye Airtel Imagine, niba nikosora plus uraza kuko iriya feature uraza kuyishyiramo, urayiterekamo kabisa. None urabona ko video urakina rwose. Iyi VPN nta nubwo byirirwa birodinga ngo ibiki wapi. Urabona gusacinga soreho gato gusacinga, reka nze nabyo tubikore. Ganza, urabona ko gusacinga nabyo ntako kanya bihita byihuta. Iyi VPN bose iguha n'injiga ya buri munsi, Niba uzi ko uri umuntu ukoresha internet ya telefone yawe ikorana na internet ya MTN,
iyi VPN ntigucike. Iyi video kandi nirangira ndaza kukwereka aho uraza kuyikura. Mwibutsa ko ntago kuri Play Store iriho, ndetse sinkeka ko no muri Chrome uraza kuyisangamo. Ngenda kwereka ahantu uburyo uraza kuyibonamo. Amayinite ntayo ariho, ndabibereka nta kibazo, ndaguma mbibereka kugira ngo mutavuga ati ndanashutinze mpita nshiramo indi mirongo. Wapi haracyariho zeru, mwabyiboneye namwe. Urabona na Google, hariya tuvuye ni kuri YouTube, tuje no kuri Google naho gusacinga ni ukunyarutsa kabisa. Mwibutsa ko iyi video nirangira ndakwereka ahantu urakura ino VPN, ariko ku bantu bakoresha Airtel Imagine rwose ntabwo byakunda. Njye mba mbabwije ukuri, niba uzi ko telefone yawe idakorana na internet ya MTN rwose wapi. Noneho akandi kantu ngomba kubasobanurira, niba phone yawe ikorana na internet ya MTN ariko udafitemo iriya feature yitwa display over other app, urajya muri description, nongere mbisubire, murajya muri description urebe link ya video irimo. Iyo video uyirebe, numara kureba iyo video iragufasha gushiramo iriya feature yitwa display over other app. Numara kuyishiramo uragenda warowinge iyi video. Numara kuyishiramo, ubwo ngubwo ngenda ndakubwira uburyo uraza kubona ino application. Numara kuyibona, ubwo nibwo uratangira aho twahereye, shyiramo ya feature kabisa. Nizere ko mwabonye uburyo twabikoze. WhatsApp ni ako kanya, TikTok tuje no kuri TikTok kureba amavideo. Urabona ko tuzamure kugira mutagira ngo ni za zindi 3 z'ubuntu kabisa. Dore nta nubwo birodinga ngo bigende bihagarara. Urabizi hari ukuntu ukoresha megabyte za Airtel ariko bimwe bikajya byihagarika kandi ngo byitwa ngo ni megabyte, ariko ino VPN wapi. Nibutsa ko ni jiga imwe ya buri munsi, ahubwo reba nukuza rwose, ni ukureba ibyo ushaka n'ibiki byose. Rero guys, ikintu nashaka kuyibibukiriza, ibi bintu tuberetse nimubona bikoze kabisa, kugira ngo udusapotinge, iyo nimero iri kuri WhatsApp ushaka kudutera inkunga niyo wareba kabisa, ukareba ukuntu ubigenza. Noneho urabona nta kuri TikTok tuze tugasacinga ganza teke 150, ntabwo bitinda. Urabona ko nabyo ihitiza kabisa. Noneho ni hahandi hacu, nabyo ndongera mbibereke, ni zero iriho kabisa. Noneho aha ngiye kubereka aho murakura application ku bantu barebye video bakayirangira. Okay, niba ugeze kuri moto uri kureba ino video wakoze cyane. Application noneho nta handi hantu urayikura, uranyandikira kuri iyi nimero kuri WhatsApp, aba ariwe nyiguhera, kuko iyi application ntabwo iba muri Google cyangwa ibe kuri Play Store. Iyi application kereka ufite imashini nibwo nakwereka uburyo wayibona, ariko mu buryo bworoshye uranyandikira kuri iyo nomero uri kubona kuri screen yawe kuri WhatsApp, ndahita nyikohereza kabisa. Ndahita nkaguhereza ubigerageze nawe wirebere uburyo wakiryohera na internet y'ubuntu. Wakoze kandi kurangiza ino video. Uzahurire muri video y'ubutaha. Comment yawe, ikibazo waba ufite turagikeneye ngo tugufashe.